Imana yarakaye kwera ubutinganyi buteye iseseme buri kwaduka muri no minsi. Ugasanga umuginga akora nk'ikinyamakuru cya danje ariwe muntu ngo twareberagaho urugero, ugasanga ngo n'ubutinganyi ari umuntu w'umugabo. Harya ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki ko man kamba bwiza ukuri? Nago abatinganyi barwanyije, ariko n'Imana yarabavumye nanjye ndabavumye. Bavumye kugahera kandi nanjye ndabavumye pe. Nibo bangije isi, nibo batwicisha inzara, nibo batuma turyana buri munsi, nibo batwangiza man. Iyo ubutinganyi butabaho abantu nago twari kuri baturi kuryana never. Ubutinganyi nicyo cyaha Imana yavumye, nicyo cyagize Sodoma na Gomora. Se nta muntu nakubwira ngo mwibera abashuti ngo na mumenagura na mujanjagura ubundi bakamfunga azagiye nunansakuriza. Oya se ka usana banabuze iki kuburyo njye kumutinganya, aho kumutinganye nashakwa n'umusaza ubyara papa akangira umugore. Ureko ko ibintu biba byaranakomeye. Siko byakurakaje? Akona ukabona umukobwa ari kuri gata mu gitsina cya mugenzi we, ukabona umuntu w'umugabo ngo wari kuba ari umugabo ari kuri gata mu kabuno ka mugenzi we, mwabicucumwe muri kuri gata iramyanda. Ururimi rwanyu rwarabaye toilet paper. What the fuck? Benshi barapfuye man. Benshi bapfuye bahagaze. Yego. Benshi barabashyinguye, nanjye mu bashyinguye nanjye ndimo. Bari basigaje kuzana umusaraba ngo barambikeho, ariko nago byabakundiye kuko ngiyewe man ngiye amaraso ya Yesu ndiho bro. Ntago wanzana ibintu by'ubugoryi ugatungurwa no kubona umuntu ari gushyira supaguru mu cyo kunywa cyawe. Oya ako se man muri mu biki bro? Kino sirimishaza rya danje. Ukabona man umuginga ari kuza gusekera byahe yakurangije kera nk'ibikorwa yago yakoze. Ngi birantangaza kubona mutari kubibona mubona amakosa ye gusa. Birantangaza bya hatari. Yego. Muri bandi bari kumwubikaho urusyo aribo bakize kubera yago. Muri babandi bari kumutega iminsi bose batunze ira modoka kubera yago. Babaye abantu bakomeye babandika mu nkuru zitandukanye kubera yago. Yego. Iyo badahura na yago bari kuba ari imbobo. Kirana bivuge man. Ya reka ngushime cyane udukurikirana ku Isano Media Entertainment. Mubwira ni warakoze ko subscribe. Nawe turayikoreka mubwire ni aka kanya niko keza cyane ko wakora subscribe. Ubundi tubana umunsi ku wundi. Nkuko bisanzwe nyinda cyari hirwa da promoter. Suza cyane abantu badukurikiye bari hirya no hino mu gihugu bari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'abajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Reka mbona gusuza diaspora ubwa ni muhahe muronke. Imbere yakamera nkuko bisanzwe mukubona umukobwa mwiza cyane, umukobwa witeretse kabisa. Yambaye jumper nziza cyane. Ubura aramutse ahagurutse mwahita mubona kuntu yaje yambaye neza cyane. Jackie. Yes. Amakuru. Ni wane. Urakomeye. Neza cyane. Twishimiye kwa cyane ku Isano Media Entertainment. Urakoze cyane ngo wamfura. Jackie kuture cyane se. Ngomba gutuza dore amashaga garashira. Wagira ngo wifashe gutya hari ukuntu umuntu atakuza ahita avuga ati se ura mukobwa bimeze bite, ariko zamara mako meze fresh na ribi nizaraze kuntu zazimeze kweri arangiza nuko nari mfashe mu mupira w'umukire dore bungu iki nicyo kinyobwa kigezweho B1 Gin. Yego. Nanashishikariza abanyarwanda bose ko bagomba kukigana bakakomeza kugira akanyamuneza dore mukire wanjye bayantayemo fresh. Namamvu muri kumbona ni toto muri no minsi. Yagutayemo Jean Pierre nziza cyane. Ariko ntamo kabisa. Contract nzimereye nabi. Yego. Nabandi bakire bakuboyo. Nabandi bakire kabisa mu nyoboke kabisa dukorane dore mwamfura mwe. Jackie ni umu influencer mwiza yakora ibintu bya danje bikagenda neza. Hanyuma Jackie uravuze ngo ni ikinyobwa cyiza ngo bakiyoboke ngakanyabugabo nagaki. Kanyabugabo nyene ni kwa kundi ba waraburije. Wakinywaho nyine ugahita usubira muri mode neza nyine ukumva umeze fresh naribi. Hanyuma subwa kanyabugabo kutongera ko kinyobwa ari n'abantu bari hejuru y'imyaka 18. Nyine nibyo ngibyo nengeye kubivuga wamfura we. Umunsi y'imyaka 18 nago yemere kugifata kukinywa kugutwara wakinyweye nago ari sawa. Yego. No kukinywa twite naga ari sawa, ariko kabisa abandi twese
turabyemereye tureje imyaka 18 tukitsamo. Hanyuma se wa mukobwa we kumva cyongera akanyabugabo uramutse utwite bya bindi bikajya byanga byagenda bite akanyabugabo kakagenda urakasa mutwe kabisa. Aya na mpamvu natwe tubiveho byari ibyo gusa mugane B1 kabisa ni wane iri mu kazi cyo kinyobwa kiri kimeze fresh kabisa. nawe ugikena akanyabugabo ngiye nyenera akanyamuneza nago senyenda umugabo akanyamugore bawe akabahora oya akanyamuneza mwanga abagore bakina akanyamuneza murana akanyamuneza murana umwenyura murameze neza yego wamfura bo umwenyura sha okay shaka abantu batari kumureba afite umukono mwiza cyane rwose Mwana uko watera umuntu isoni bro oya nta soni nazo Jackie yes so kambe tubonanyira shano bwa mbere ariko najyaga nkubona ujyaga umbona cyangwa ujyaga unyumva najyaga nkubona umbona hehe ushobora ko najya nkubona ndaza kwakubwira serious ubwo ugiye kunkotoza wambonye wambonye tubyihorera kandi nubundi kukubona oya nakuye ngo ubwa mbere tubonanye nabyo nzi kano kandi turi kubonana nyine wabona atari ubwa mbere tukabonanye handi wabona atari ubwa mbere nese ntabwo ujya usohoka twarasohokanye ntabwo ujya usohoka nyine ngo ujye mu masho n'ibindi ndagenda none se ubwo ngubwo urumva twabura aho duhurira inshuti tuyikura ku nzira wamfura we ibyo bintu urimo ni ibiki sanyihakanye mw'abanyarwanda ntabwo nanjye wankuye na twakuranye ku nzira yego nuko oya kano muri no minsi inzira sigeze zihari niza social medias sha kankubwire nazo ni inzira niba batari kuri social media ni inzira hose ni inzira inshuti nyanshuti ahanini uyikura ku nzira murihurira uburyo ngo n'inshuti ngo bagwaye mu pasi ngo nagwa inshuti nziza ntaga bari inshuti yo ngiyo bari yo bafonda kandi bajya gutanga mu pasi oya ibyo bintu nago ibyo bintu bizi nagize gutya ngiye kubona Bona Jacques ari gusomana n'umutipe amwe muri gusomana mwe muhagararanye wambaye ikoti ritukura urana umugabo wanjye no mugabo no musheri no mugabo wanjye my husband koze uko ryari ndetse nano we neza ugafanta sha wafra pereza Jacques akoze iki kintu cyose ubwo si kunteza abafana no kwamamaza sha nago ngenge namamaza fanta namamaza B1 kabisa mu mbabarire ntago bigeze banyishyura abangaba ku buryo nabamamariza yego ariko nk'aga fanta je nanzi ko inzoga mbonye bakuzane fanta ndavuga ati se shabura nyine ziba B1 baya reka kino nanjye banyifata mbe nyinywa iba yamenaguye niyo mpamvu no gukenera aho zo kumbwira nkuheho aya iyi ngira haje fanta nyinshi ni bibi ushobora kuza gusanga nta kimaze fanta nyinshi naga ari sawa bikubera iki ifite isukari nyinshi kandi nabwo usanzwe ufite isukari yego umezute se meze neza nose ndi kukubaza urambwira ngo ura n'umugabo wawe yego kuva ryari ashize igihe kingana iki sha kisi cyo gihe ngo ngitangaze kabisa ubu Jacques ntakiri umukobwa asigaye ari umudamu ntago ndabyara ku buryo nahita mba umudamu ahubwo ndi umugore w'abandi oya ariko se umudamu ni iki wabyaye oya ntabwo ujya wumva umuntu atura n'umudamu wanjye ubwo ngubwo se bimeze bita umudamu n'umugore wabyaye ubwo bitandukanya gute bose nawe nyine ari abadamu nyine ari abategeko ntabwo bose bari kimwe utarabyara nubwo ndi umujeni Marie se niko nabivuga yego ubwo ni ibyo umujeni Marie nabonye nta mpeta wambaye ubwo ni vuba nyine murayibona gira gutya turebe ni vuba ugire gutya ni inzara gusa ariko ni vuba namwe muzaba muhibereye kabisa muzakubitwa n'inkuba kuki atagukata se kuki atagukata atankata iki atakuyoba nyine akakwihorera sha oye cyangwa ntumuyobe oya ubwo se isaza umuntu wa danger ndabizi tubanye neza cyane rwose nta kibazo na kimwe gihari hagati yanjye nawe turakundana arankunda ndamukunda turabanyamugisha twembi Imana niyo yadushyigikiye n'abantu baradushyigikira ubuzima burakomeza sasa rero mu gihe kiri imbere murabona ibirori mw'abanyarwanda mwe mubone ko burya Imana ikora ibitangaza ubu Jacques afite ubukwe yego aseshiri wawe ko nshaka kuzamubona n'amaso ku maso uzamubona nyine uwo munsi uzamubona nyine ku kiganiro uwo munsi nyine oya nago umva
njyewe Jackie mujya mumamagara mugire gute kabisa, ariko ibyo kuvuga ngo umugabo wanjye kuri social media reka ubutinya iki ishwe ntago ari sawa. ni iki kitari sawa nyine mbwira ikibi waboneye ku mbuga nkoranyambaga wowe kuziriho ni iki Rega nago abagore bose yego baba ku mbuga nkoranyambaga ariko bazana abagabo baba ku mbuga biba ari na byiza cyane nta n'impamvu, ariko nta hari ukuntu umuzana ku mbuga agakupura kanyu mukamwakora nka vlog mukajya mukora utundi tuntu nk'ucyo tukinjiza kereka ari ibyacu nyine aho ni sawa nyine muzabibona nabyo muzabibona yego nabyo muzabibona buriya, ariko muzana ukamumurikira abanyarwanda twanze ko batidura umukwe muzamubona uwo munsi nibwo muzaba mumubonye yego. Akenshi bajyaga bavuga nyine ngo Jackie hari abantu bashobora kuvuga ngo Jackie ntabwo yakubaka Jackie kuko uzubaka uzabishobora abo babivuga ahubwo nibo batabibashije, ubundi mwene nkatwe tuba twarahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye twe twubaka kabisa kandi zikagenda neza ko tuba dufite mind, tuba twarabonye challenge nyinshi z'ubuzima nta cyadutungura. Shaka kujya wirakaza ko ngo ngewe Jackie ngo nararakaye ngo nta mugabo wanzana ibi nibi ibyo byari kera tu buryo umuntu avuga atarabona bunarabonye. Wabonye iki? Nabonye iki? Wari utarabona iki cyo gihe ubu nabonye urukundo rwa nyarwo rutari urwo kumfira kuza kunyinira mu mutima. Asundi urukundo rwa nyarwo kuri wowe niki? Kuri wowe niki? Niki? Ngize ukuri nk'umuntu ukweretse urukundo rwa nyarwo rukureka gute? Tubyihorera. Oya ndabura. Ni mu bikorwa nta kintu. Aha ibihe bikorwa. Je twiganirire. Reka je yose tuyisimbuka. Je nawe reka twiganire Jackie. Reka nyine tuyisimbuka ariko reka nje nawe tuganire sibyo? Ntago ari cyo gihe nzababwira ikindi gihe. Murakoze kandi. Jackie nawe ushaka kunganiriza. Yego ihangane. So gwambwiye. Oya. Kwa bigize ubwiruza. Shana ubwiru. Birenze no kubibwira. Yego. Hanyuma Jackie umaze kuba icyamamare, umaze kuba umuntu udasanzwe kandi muri rubanda umuntu wese ukubonye abona ko Jackie atari ubwa mbere bamubonye. Akenshi ibyamamare ari uburyo biba bibayeho sibyo? Wowe mu buzima bwawe uyu munsi hari imbere na mbere ubuzima bwa mbere utaraba icyamamare, hari n'ubuzima bw'uyu munsi urabaye icyamamare, ubona bitandukaniye? Aho bitandukaniye yaba mu iterambere yaba muri challenge z'ubuzima zigiye zitandukanye, yego, yaba mu myitwarire, yaba na societe runaka umuntu agenda ahura nayo, yego, ni byinshi cyane byinshi nagiye mura nabyo, ni challenge nyinshi nagiye mura nazo, yego, zitandukanye cyane na Jackie wahashize cyane, Jackie atari umustar, yego, hanyuma ubona rubanda nyine iyo ugiye mu bantu, iyo mvuze rubanda n'abantu nyamwinshi, ugeze mu bantu benshi cyane ubona bira bintu ubasha kubyatendinga, kuko muhanza kenshi yari mu bantu benshi abona bamwitegeza cyane, benshi ndudore Jackie wa wundi uvuga ibintu bibi ku mbuga nkoranyambaga niko bakunda kuvuga, ariko uyu munsi sigaye warisubiyeho mu buryo bugaragara sibyo? Ariko kugira ngo kuri kintu mu bantu babonye ni ibintu bikunze kugorana cyane sibyo? Ni ibisanzwe umuntu wese arakosa, yego, kandi nanone nago bivuze yuko hano ku isi muri no si turi marayika, na marayika uhari, yego, n'abayobozi bakomeye bakora amakosa, hari ibyo barakoze bidashobora gusibangana mu mitwe y'abantu, bakagerageza bagakora ibyiza ariko abantu ntibabibone, ababasha kubibona bakabibona, abatabasha no kubibona bakarorera, kuko nago ushobora gufata ingwa ngo usibe mu mitwe y'abantu ibintu umuntu baragiye agaragaza. So rero iyo ugize Imana hari ababasha kukumva, iyo ugize Imana hari ababasha kugutega amatwi, iyo ugize Imana hari abakwereka umuntu n'urukundo, ugize Imana arakwifuriza ibyiza iterambere, bakagwana nako kaboko ukagira iyo ugana, ubuzima bugakomeza kandi nawe ukabibuka. Naho abo ngabo badutera amabuye buri munsi, naho abo ngabo badutera amabuye buri munsi nta kintu bintwaye ngewe, kuko na Shadibu baramuhungabanya ijoro n'amanywa, ariko nibimubuza kuba Shadibu. Yego, nanjye ubwanjye rero Jackie ni inshuro nyinshi mwaneyeho ibitero, ni inshuro nyinshi mwanyishe mani, musigaje kuzana umusaraba ngo murambikeho. Yego, ariko ibyo byose byabereye imfabusa, kuko nzi guhangana nabyo, nzi gufightinga, nzi kurwana, kuko nge ndindwanye. So rero nge ndanashimira n'Imana ikomeje kunshyigikira mu bikorwa byanjye, igakomeza imuza n'abantu runaka, igakomeza ikankundisha, igakomeza ikama icyubahiro, igakomeza igakora buri kimwe ku buzima bwanjye. Ukuri kw'Imana bishimira Nyagasani n'abantu bakeya babigizemo uruhare, mba mbibuka kabisa, mba mbazirikana, ni ku mutima tu. Yego, hanyuma nyine kukubaza nyine ubasha kubyatendinga tugeze mu bantu nk'abo ngabo,
iyo ngeze mu bantu barashungera yego ko ndi umusitari ndi actually mfite izina riri stronga cyane rizwi yego no hanze y'igihugu baranzi no mu Rwanda baranzi yaba mu byaro yaba hano i Kigali abantu bose baranzi yego kandi bura bwose n'ubuhamya niba ndimo n'ubuhamya n'ibyo nzajyamo bindi n'ubuhamya yego so rero buri muntu wese agira ibyo asiga ku musozi bitewe n'ibikorwa bagiye yarakoze so ubwo ngubwo abantu kuba bambona bagashungera sinabibabuza ngiye nterwa ishemwa nabyo kuko ndabikunda ikibi n'uwankoraho ikibi n'uwamohotera ikibi n'uwancira mu maso ikibi ntabundi kuvuga nta kibazo ntacyo bintwaye ikibi n'ukunkoraho gusa nkozeho byaba bibi yego okay hanyuma itandukano warivuze mu muziki narinjira mu bindi bintu uri gukora muri no minsi byo Ini wambwiye ngo abantu bacalenginga gute ndi out uri out niko narindi gusobanura ubyo bisobanure nabyumvishije ngiye kubaza mu buzima bwa buri munsi wundi atari ukuzana kuri social medias ukora iki mu buzima bwa buri munsi nkora ibintu bitandukanye mfite amakampani namamaza yego nkora umuziki wanjye yego influencing abantu buri munsi ndi umukinnyi wa filme nkora ibintu byinshi bitandukanye hari n'ibindi ntashaka kuvuga bizaza nka surprise mu gihe kiri imbere kandi ngende umukozi pe kandi mwiza niwanga ibyo ngibyo mbwiye ni ibintu ukora hano ku mbuga nkoranyambaga nkubaje out of imbuga nkoranyambaga nyuma y'imbuga nkoranyambaga ubuzima bwa buri munsi nyuma y'imbuga nkoranyambaga hari abana mfasha yego hari ibikorwa bindi nkora ntavugira hano ku mbuga nyine ko hari ibiri ku mbuga n'ibitari ku mbuga yego nibyo nyine nuko nibyo ngibyo nari ndaho waravuze ngo uri n'umuhanzi nibyo koko umirutse kubona indirimbo yawe uri kumwe na Binovia imwe irenda ku 1500 bitara nabyo sinibuka neza hakaba n'indi nabonye ejo bundi ari yitwa mwabanje gukora yitwa nkubitira niki Nkubaganira nkubaganira igiye kurenga 1500 nibyo ndi kuvuga nkubaganira umva iyi ndirimbo yageze mu gice cya miliyoni aba indirimbo yabaye viral mu bantu ni indirimbo bizwi n'abantu ntago ari umuntu umwe cyangwa abantu 10 yego sibyo muri nkubaganira waririmbaga iki Wagira ngo nkaririmbemo se Byuka wiryama nkubaganira mfite akakanya no rise twibabana mvamo nk'icyo ndi nka kubera bwana istidabona this time stubborn stagata na distance mfite time yo gutakaza mu byo nshaka fasha ni wigeze nkana abo mfanura bazi batsinda ibyijyanamo wineza abafana ndaba nkutakuzi nibwo nguteje abacama it's my bumps with your big shack to my big fuck cyangwa nubishaka yego akarimbo keza cyane aho ngaho urushatse kuvuga ikiza uvuga ngo byuka ngo wigira wikigiza nka ngire ibintu wabivuga nyine byuka wiryama nyine byuka tu sibyo reke kuryama ibintu nk'ibyo have wikigira nkana wineza abafana oya ari akajambo utarutse byuka wiryama ndakwiyamye mani nyine wowe tugendana akantu kandi nibyo bindi turabigeraho byuka wiryama ntago ndiyo ngendagira ngo umbwire actually nkubaganira nyine tu gute rero nabyuke bisobanuye ko umuntu kunkubaganira nukungarura muri mode runaka yego biterwa na mode ndimo cyangwa niyo ntangiye kujyamo ariko ya yindi nyitakaje nyine nkubaganira nyine like iyo mode nyisubiremo nibwo buryo nge nabisozamo ira ni indirimbo nziza ariko uretse gato ni indirimbo nziza nayivuze irimo like irimo story yego niyo twasohoye ejo bundi banga na irimo story wayobetse kunjyana mu ejo bundi niyo tora pike na irimo story so rero reka nyine ndi kukubaza bisobanuye kuri kubwira umuntu ngo byuka wiryama bisobanuye ko ari umuntu mwayimuryamanye sibyo byuka yego wiryama
nkubaganira mfite aka kanya I hate the mfite ako kanya nyine nkubaganya tu gute ukimfite ako kanya nyine ni nko kuvuga ati yego ugize amahirwe uramfite sibyo yego mu gihe rero ntarigira mu byanjye profita tu profita ugira icyo ukora gira icyo ukora niba ari akazi runaka kankubite niba ari ibiraka runaka bintemo niba ari ibiganiro runaka turangizanye birangire ubuzima bukomeze nikomereze gahunda zanjye yo gukomeza ibintu binini cyane nta mpamvu mugatekereza ibintu binini noneho akaba nini ndirimbo wayize gutya wowe na Binovia ndetse na Sylvizo mwamushyize hanze irimo nziza cyane noneho wari kuririmba ndatekereza neza ko kano kanya nibaza ko nkunda arengereye aho kano kanya tujye kureba amakobwa bafite ijwi ryiza aka kanya basohoye indirimbo nziza baririmbye mu ndirimbo neza nakureka bari ko mbyita yego baririmbye mu ndirimbo neza indirimbo nziza imeze neza waza nko ku myanya ya hafi cyane sibyo yego iriya ndirimbo yawe ugiye kundirimbira akantu gatoya ubundi nabwo umbwire numvaga mu ijwi rirerire rya Binovia rimeze ukuntu urumva va mu by'inkoni noneho ndabura nukuri nyine va mu by'inkoni uze oya indirimbo yawe kampani ni iki kuri bakaboro kawe kumwe kagatero kawe nyine akonga nyine ndi kwisobanura mu buryo nyine mu byo ndi kwibuka banza urabura abantu gakeya indirimbo yawe urayibagiwe se okay inzara imisatsi birahenda kubura mwiza nibikora dore leta yatejemo nashiriwe reka njyana uyu munsi ejo uzanjyana yego ndashona kubanga ariko dore biri kwanga reka nkorera agafaranga yego ndashona kubanga ariko dore biri kwanga reka nkorera agafaranga okay ni ibiki byaga biri kwanga kandi wishakira amafaranga okay muri ubwo buryo nashatse gusobanura ko hari abatipe muri no mihanda cyangwa mu buzima busanzwe bakeneye kubanga gusa kwikemura ibibazo byabo biri mu mubiri wabo tu kubanga rega kwikemura ndimo reka mbisobanure man sibyo nago ndi ubivuge mu mvugo ndende nini cyane ariko hari ukuntu umutipe aza gafata nk'icyana nyine ikibebi akakibeshya beshya atanagikunze agashaka kukirya gusa bikarangira mani amupfushije ubusa rero iyo umubebi abibonye ubimukoze rimwe kabiri gatatu akabona urimo uramuraburiza nyine nta kintu kumumarira niko guhita kubwira atarashona kubanga ariko dore biri kwanga reka korera agafaranga ibebi reka yikorera agafaranga bwo usigarura aho ngaho wasame ngo ujyane nande na X dore leta yatejemo dore X yatejemo nuwa ngo Binovia aba ari X wawe naga ari X niki so nabyita gute niba ari resi niba ari iki sizi ukuntu nabyita cyane umurezi oya indirimbo zayumve neza oya nawe ubwawe wazi kwisobanurira oya byananiye nukuri urumva njye wayumva kuko ni ibintu binini cyane ngiye kusobanura cyane ngo nsezengure byari ibindi yego ko gatekanye gukora agafaranga akenshi rero mu muhanzi ngarimba ibintu byagiye bimubaho irani true story yego byakubayo yego ndabura rero byagenze bite mani igihe cyanjye cyashize arige nawe ugendaga mura n'abajama batandukanye abazima abatari bazima nyine ukabona ntuzi byiwe mani umutipe akaza akakubeshya urukundo cyangwa jama akaza akakubeshya ubushuti kumbi yikenere kwirira mani ikiryo kiri aho hafi n'iki bikarangira nta n'ikintu akumariye ntanza kwishyurira atakugaburira atakugurira ivuta atakwitaho atakujyana muri salo ari imbwira aho ngaho sasa rero niko guhita mvuga ati njyewe Jackie sha nzapfa nishwe n'umunaniro ariko nshaka ifaranga ryanjye bakuza gukora oya hari ukuntu wiringira umuntu kari bugira ikintu akumarira bikarangira ntacyo akumariye ariyo mpamvu ngiye naririmbye kuriya muri buriya buryo nkavuga ati ndashona kubanga ariko reka nkorera agafaranga yego Jackie akenshi abantu bagenda batekereza bitandukanye sibyo umuntu ashobora kukubona ugenda mu muhanda urumva ngira ngo wabonye akantu wambaye kuntu kareshya sibyo wanatse kuneza abantu oya ntawe uri guteza abantu cyane kuko ntabwo ari kukabona ninjye wakabonye cyenyine nta n'umuntu uri nabyumvisha ibyo bintu mvuze yego nawe
urumva ndatekereza ko byo bahise banabyibagirwa akongera akakureba kuntu washyizeho utuntu ku zuru tw'uduherena akavuga ati Jacques ntabwo yiza ahinduka Jacques ibyo byose bakavuga ati Jacques fura ntabwo ari indayara icyo jambo akaba barivuga komeza umbwire yego ibyo bintu wowe nyine n'uwabireba gutya nyine ahita avuga ati rabi mubyakira gutya umuntu avuze ngo Jacques ni indaya mu gihe atanunze mu gihe atangaburira mu gihe nta cyari cy'imbere yanjye mu gihe ari ikigoryi mu gihe ari amaheru mu gihe ari imbesire mu gihe ari ingegera mu zindi ntacyo ambwiye ntago ndeba ntago ari mama ntago ari data ntago ari famiye ntacyo ari cyo urumva niyo yaba ari umwe muri abo ngabo mu gihe atangaburira bro niyo waba warangaburiye njyewe ntago bivuze ngo uzumenyere ntago bivuze ngo uzumangare ntago bivuze ngo agaciro kanjye ukanyambure urumva izo tatuwaje mubona iyo maherena mubona muzabona nibirenze ibyo Jacques umubiri ni uwanjye ubuzima ni ubwanjye mu gihe ngiyewe ntarengere ngo nkore ibidakoreka mundekere umubiri wanjye murawubaza iki katari uwanyu mu gihe ntarengere ngo nkore ibidakoreka umubiri wanjye murawubaza iki mwawuretse ubatwaye iki mwarebye uwanyu wakobanye wakobotse mukara kivuta ryabafata wabona nabo ngabo bavuga baba babuze n'igihumbi cy'amavuta yuvuze igihumbi rero mbona we wagira ngo isiga amavuta y'ibihumbi nka 200 kuntu usa byonyine none se sibyo ni kubwira mwene abo bajurira bavuga bajajwa baba baguze nk'ubumega bwa desa cyangwa bashonje bakaza kunsonzeraho nababwira iki mukomeze muvuga ikibi nukurengera nurengera niritangazo mara ntanga umuntu wese uzamvuga akarengera mbona kari ngombwa kumusubiza izina ry'Imana nzagenda nzane n'akari murori wambara n'ikabutura icitse ku kibuno uri umujura waribaga icyo gihe warakoraga ibibi byose mbizane ku karubanda mbabwira ati dore wa muntu wigira marayika imbere ya kamera dore wa muntu wigira mwiza imbere yanyu dore wa muntu wigira ngo ni marayika ngo ni umwere ngo ni umukiranutse kumba ari dayimoni yigendera mani twe mwita abasazi nitwe bazima twe mwita abasazi nitwe twubaka twe mwita abasazi nitwe Imana yahaye imigisha twe mwita abasazi nitwe dutera imbere sasa muhame hamwe imigisha Imana iba yaradusutseho ntago muteze kuyikuraho inyenyeri yanjye izahora yaka kugeza mumva izahora yaka yego Jacques bambabaye warakaye banza usoma agafanta sha wamfura we Jacques gize gutya rero ubonye kwa Yago yego uri muratubwira ngo gende mu big energy nyuma yaho riboti aba big energy n'udutsiko uracyari mu big energy kuba bavanaho iryo zina ry'ubu big energy nibyambuza gukunda Yago nibyambuza kuba umufana wiwe nibyambuza gukunda ibikorwa byiwe nibyambuza kuba inkoramutima yiwe nibyambuza kuba mushikiwe nibyambuza kuba umuvandimwe we nibyambuza kuba umuntu yafashije nibyambuza gukomeza guterwa ishemwa na Yago I'm stronger bro you are strong Yago izirambaraga afite ngiye muranzifuza buri munsi nubwo mfite igice cya kabiri cyazo ariko ndashaka kugira imbaraga zimeze nk'iza Yago bro Yago intambara rwana buri munsi na n'umuntu wazishobora akiya Mungu naramubuze nihe byabaye yego umuntu umwe atitize isi yose ntago isi yose no hanze y'igihugu bro cara wige Yago ari umuntu umwe urabona umuntu yoroshye ntago yoroshye amaraso ya Yesu ni kuri yakora urumva iyo wasizwe amavuta uba warasizwe amavuta nta n'uwayahagarika Yago azakomeza kore azahora akora kugeza ku mwuka wa nyuma kandi ikintu kirenze Yago najya gupfa azandika iretere kujya mubone ko ibintu biri seriye oya nkuko na dore imbogo yanditse iretere mubyita ngo ni joke mubyita ngo ni plank broski Yago yafashije benshi Yago n'abacecuru yirirwa yishyura amazu Yago afasha abantu benshi arabagaburira abishyura amazu hari nawe yubakiye hari nabo yagize gutara hari abahanzi benshi yafashije mu Burundi mu Rwanda hehe na hehe ngaho za Uganda zangaho za hehe nanjye mubo yafashije ndimo yego yagufashije iki ikintu gikomeye cyane yamfashije kuva mu murongo nari ndimo nari narayobye
nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane muramushimira. yego. Ikindi cya kabiri Yago yarankunze atankeneyeho inyungu ziwe, amfata nka mushikiwe, yego, aramfasha. Yago anyereka inzira nakoreramo amafaranga aciye mu mucyo apana kuyoba. Yagamereza inzira, amereza umutima, arambwira ati Jackie ntago uri wenyine, ufite abantu bagukunda. Icyo gihe nari meze nkaho nta muntu nkunda, yego, meze nk'ikihebe, yego. ufite abantu bagukunda, ngira inama, aranganiriza ibintu byinshi cyane. Yago ni inshuti yanjye bro. Icyo gihe n'iryari? Icyo gihe n'iryari? Nejo bundi nyine mu gihe nari ndi guhura na Yago, hashize amezi angahe. Yego. So rero ngenda ndashimira Imana kuba narahuye na Yago. Ni ishema kuri njyewe, ni umugisha kuri njyewe. Man, ni umuntu mwiza, ari hambo, nashazagira, mbese nashyaragira, nta munabagira, ariko umuntu wese amuhemukiye. Nawe aragerageza akagukubita akanyafa agashyira ukuri kose hanze. Nkuko nanjye nta muntu wankiniraho kabiri ngo bikunde. Kuko mu by'ukuri man, nasizwe amavuta, Yago yasizwe amavuta, n'abandi benda kumera nkatwe bazi guhangana, bazi gufightinga, twese tuba twarasizwe amavuta. Yo kumenya guhagarara ku ijambo ryacu, guhagarara ku cyubahiro cyacu, tukareka kwitesha agaciro. Yego. Nubango nk'ubu uravuze ngo wakerekana ngo bamwe ngo watuwerekana ngo ibimenyetso byabo ngiki, hari abantu bafite ibimenyetso. Wowe Jackie nabanyatatse, hagira unyataka rebe. Nesaro wo ntinya ku buryo ngewe ushobora kuntinyuka ukagenda ukavuga ibintu by'ubugoryi, ukaza ukarengera ukajya muri privacy yanjye ya life. Ntigeze ninjira mu yawe, ngewe ukubizi njye ninjira muri privacy z'abantu wapi, ariko umuntu arantinyuka. Uwo muntu we wantinyutse baciye umugani ngo mpangara ngo hangare, sinjye wawuciye. Mugere wampangaye nanjye nzaguhangara, kuko ni ukuri kw'Imana. Ubwo wankoroza ahantu tournevis zanjye uri kuzinyeganyiza, ubwo rero nanjye ndazana nkazana proof, kuko bahimbye ibinyoma, nonge nkazana ibyawe byose. Hego, kuko uba wanyizaniye. Mu gihe wanyizaniye rero hamwe noneho duhangane tumere nka Leonara na APR. Nawe mbona hari ikinyamakuru nabonyeho ngo Jackie ngasiramuye jihad. Jackie wabaye umuganga? Ntago ndi umuganga rwose. Ese wo umusiramuye gute? Man, nyamakuru biyandikira ibyo bashaka. Naho ndi singi uratwahurira he koko. Hasi nicyo babashe kuvuga kugira ngo babe bavuga ngo uramusiramuye. Uko ari ngiye umuntu wa mbere watangaje kadasiramuye. Hasi ndabwiye n'iki mwana? Ndabura. Nuko nari mbizi ko adasiramuye kubera ibikorwa byiwe bibi. Nari inzi n'abandi bakeya nyine nabo nabenshi yagiye ahemukira. Dene nyine nzana bimwe na bimwe ndamutitiza nyine. Nase ngiye nari kumushyiramo agahengere kareka. Nese jihad umwango wowe warabibonye? Nase na video ziwe zihari. Oya ariko video se ahubwo niwe wazimufasha cyangwa? Yavuze ngo karaga ngo hari umukono ngo ari kwimatatura. Wasanga aje akari kwimatatura. Ubwo se wuhe ko yari kuri ari umugore nawe, ubwo ngubwo yarari kure umugore mugenzi we. Guki? Ntabwo nabyemera. Arura hariko. Ntabwo nabyemera. Sha mwana tuve kuri ayo maheru mani tuvuga ibindi. Kuko kwa musiramuye. Ubwo none asigasiramuye. Ntabyo nzi. Kandi baba barumbwiye ngo nabonye bavuga ngo bamusiramuye ngo arasiramuye ubungu. Abo babivuze nyine bibabaze. Kandi babyanze ku nkuru yawe. Nyine abo babivuze. Bibabaze niba njya kumusiramura bari bahari. Azaje asisiramuza burara. Shagiye cyo cyararenze ndagaswe. Jackie, okay, turi kugana ku musozo sibyo? Ndano muri twavuze menshi nako tutagize. Ndagira ngo umbwire ibintu nk'inama wagira abakobwa ino Kigali. Abenshi baravuga ngo irimo ibintu uretse gato turajya mu nama. I Kigali nakunze kubona abantu bavuga ngo harimo ibintu by'amarozi, ngo harimo ibintu ngo muri showbiz ngo bimeze gukina gukina. Ibyo bintu nawe byemera? Ndabyemera kuko arimo. Ubyemera n'iki gituma ubyemera? Gituma mbyemera? Yego. Nuko umuntu akugirisha ari naho muhuriye. Umuntu akakugirira nawe akagambirira ikibi. Naho muteze guhurira. Yego. Akora ibyiwe nawe ukora ibyawe ukabona byamuteye ishyari, ukabona byamubabaje. Ukibaza ati uyu muginga noneho yari kuba yaranzanye imihanda byari kugenda gute? Atangira ugatekereza ibintu byinshi. Niba umuntu ashobora kugutega imodoka mani kugira ngo ikwanure, urumva ibyo natarimo ubugome mani.
niba ushobora gusohoka ahantu gutya wasohotse wagiye outside akagutumaho mani kugira ngo bakwangize bagushyire muri icyo cyo kunywa iturangira mani, ubwo se urumva atari ubugome burenze? Kugenda se bakakwita amazina kuri social media, amazina atari ayawe, bakakwandagaza, bakajya muri famiye zawe, bakacukumbura, bakazana ibintu by'ubugoryi, noneho bagafatisha famiye yawe yari ihagaze neza bakayicurika, ukabona bakugeranyije n'amapusi bro, ukabona bakugeranyije n'amarimbi, ukabona bakwisama, baravuze ngo ntabwo uri muri database z'igihugu, ukibaza se uyu muginga yigeze nzana ku isi? Ese mu by'ukuri we wareba neza umuntu yabona yareba agasanga azirimo izo database? Mu by'ukuri twebwe urubyiruko hano hanze turarenganye cyane, turakomeretse byatari birenze ku buryo hahandi umuntu abenshi baniyahura mani, abenshi baraniyahura, abenshi bariyahura bro, benshi barapfuye mani, benshi bapfuye bahagaze, yego, benshi barabashyinguye, nanjye mu bashyinguye nanjye ndimo, bari basigaje kuzana umusaraba ngo barambikeho, ariko ntabwo byabakundiye, kuko ngewe mani ngiye amaraso ya Yesu ndiho bro, ntabwo wanzana ibintu by'ubugoryi, urumva ndasengeye, ariko mu by'ukuri Imana amarozi yo arahari cyane, arahari bro, arahari. Ese barakuroze wowe? Wiza kuroga wowe? Shabyihora amurezi we mani, ngiye nukanze nese ubundi kambanze nkurabure mani, rega kukuroga si uguhita upfa mani, hari n'ukuroga mu bwonko akakuroga no mu bitekerezo. Ubuse niba umuntu ashobora kuza akakwangisha abantu, yego, akakwangisha rubanda, akakwangisha u Rwanda, akakwangisha abanyarwanda, ubwo umuntu kukuroga birenze ibyo ngibyo nibiye, kuza bakagushinja ibyaha utakoze, yego, baragushinje bakagushinja ibyaha utakoze mani, bakagushyiraho urusyo byatari, ukabona isi yose yakwikaragiyeho. Ese uburozi burenze ubwo nubuhe? Kujya out nibyo nandi gusobanura, kujya out wasohotse ugatungurwa no kubona umuntu ari gushyira supaguru mu cyo kunywa cyawe. Oya akose mani, muri mu biki bro? Kino sirimishaza rya danje ukabona mani umuginga ari kuza gusekera byahe yakurangije kera. Byakubayeho? Ariko ntago muzanshobora, murabeshya bro, ntago muzanshobora ngewe. Ngewe nzi Imana yonyine nizaza ikavuga ati igihe cyo cyageze ngaho genda. Yego. Ariko umwana w'umuntu sha tuzahangana n'imbirimbiri buretse byankuge ugira gutya ngira gutya. Get to youth. byihorere Imana ati byihorere. Okay, Jackie. Yes. Dusoza noneho. Ni ihe nama wagira igitsina gore, abakobwa cyane cyane? Bikunde. Niyo nama wagira? Bikunde. Abantu muri rusange biga kwikunda. Kwikunda nibivaho bakunde na bagenzi babo. Kuko iyo wikunze umenye kwikunda, umenye no gukunda ikiremwa. Cyo kintu kucyumva? Yego. Iyo wikunze ubasha no kwifuriza mugenzi wawe icyiza, kuko nawe uba warakifurije ukanakigeraho ukagiharanira. Mu gihe ibyo ngibyo byabaye, nawe ukunda mugenzi wawe ukanamwifuriza ibyiza, ukanamuha akaboko mu gihe ukamurusha. Ari nabyo bintu ngiye mbwira abantu bro, mu gihe ufite ikintu urusha umuntu muhereze bro, kuko ino si ntago ari iyacu. Hari ingero nyinshi mbona buri munsi, habona nk'umuntu yari umuyobozi runaka, abyibushye, asa neza, ari beautiful, ameze neza, ariko kubera wa mutima mubi yayoboranaga, wa mutima mubi yari afite, ukabona ejo nejo bundi apfuye ahagaze. Gupfa ahagaze n'iki? Akubiswe n'indwara imwe yadanjira mufashe, iramuhinanije, ifasha amaguru yagize gutya, iramwunze, ayisangana nka skeleton bro. Wa muntu yari afite umubiri ungana nk'isi yose, yari afite amafaranga, harya amafaranga baragiye. Ari byo nimba ndi kubwira abantu buri munsi. Mu gihe ufite ikintu urusha umuntu, mufashe bro, mufashe bro, muha akaboko kugira umutima mwiza, ugerageze basi. Nanone nago wahora uri mwiza ngo uri perfect muri ino singo bikunde, ariko basi nako kantu kagatonyanga Imana ibigakeneye kugakora muri ino si, kugira byibura usiga inkuru nziza ku musozi, ugira ikintu marira abantu, sibyo? Nk'ibikorwa yakoze ngi birantangaza kubona mutari kubibona, mubona amakosa ye gusa, birantangaza byahatari. Yego. Muri bandi bari kumwubikaho urusyo aribo bakize kubera yago. Muri babandi bari kumutega iminsi bose batunze ira modoka kubera yago.
babaye abantu bakomeye babandika mu nkuru zitandukanye kubera Yago. Yego. Iyo badahura na Yago bari kuba ari imbobo. Ngira nabivuge man. Njye ubone yuko ndikambabwira man. Njye murambivuga narababarabuye. Hari igihe ngewe nzazinduka mu gitondo nkababwira ubugome muri no social media nahuriyemo nabwo. Nkamena umutima wanjye. Nkamena umuceri. Ubundi nkata narabwa ati musigane mu social media byanyu. Ugatu nigendera. Nkata nambuka nkigendera ngewe. Abakaritasimo. Bamushaka ngo kwigira ngo nako nagari ibyanyu. No social media na nyirayigira. Nta nyirayigira. Ino mihanda twese tuyihuriramo tugafightinga tukarwaniramo dushaka ubuzima. Iyi social media buri wese yemerewe kumena inkuta uko yabameze kose. Sasa rero wikigira muremure ukigira mugufi igihe kiragera wandi wari muremure akaba mugufi wandi wari mugufi akaba muremure. Igihe kiragera mwese mukaringanira cyangwa mugasumbana kubera yuko ino sini kwimeze. I social media nayo rero turimo ni kwimeze. Twe kuyirwaniramo tuyishwaniramo turyana n'ubundi tuzapfa tubisige bisigare biri kuribwa n'abatoya bari kuvuka cyangwa nabandi cyangwa byose birimbuke kuko Imana aho bigeze noneho hanadutse n'ibindi byorezo. Imana yarakaye kwera ubutinganyi buteye iseseme buri kwaduka muri no minsi. Ugasanga umuginga akora nk'ikinyamakuru cya danje ariwe muntu ngo twareberagaho urugero ugasanga ngo n'ubutinganyi ari umuntu w'umugabo. Harya ibyo ni ibiki ko man kambabwiza ukuri nago abatinganyi barwanyije ariko n'Imana yarabavumye nanjye ndabavumye. Bavumye kugahira kandi nanjye ndabavumye pe. Nibo bangije isi, nibo batwicisha inzara, nibo batuma turyana buri munsi, nibo batwangiza man. Iyo ubutinganyi butabaho abantu nago twari kuriba turi kuryana never. Ubutinganyi nicyo cyaha Imana yavumye, nicyo cyagize Sodoma na Gomora. Nta muntu nakubwira ngo mwibera abashuti ngo na mumenagura na mujanjagura ubundi bakamfunga azagiye nunansakuriza. Oya seka usana banabuze iki kubyo njye kumutinganye aho kumutinganye nashakwa n'umusaza ubyara papa akangira umugore. Urero ko ibintu bibabyara nakomeye siko byakurakaje. Akona ukabona umukobwa ari kuri gata mu gitsina cya mugenzi we ukabona umuntu w'umugabo ngo wari kuba ari umugabo ari kuri gata mu kabuno ka mugenzi we mwabicucumwe muri kuri gata iramyanda ururimi rwanyu rwarabaye toilet paper. What the fuck? Harya ngo mufite n'insengero zanyu nimwe mwangije isi nimwe muri gutuma imvura itagwa. Uku kwezi imvura se kuri kugwa nimwe muri gutuma itari kugwa. Hakenda rwose ibi byorezo biri kwaduka hadutse icyorezo munirinde mwabantu mwe. Wari ibyorezo ngo urimo ngo byateye ngo meje guhitana abaganga ngo bangaye hari Faisal. Nimwe muri gutuma ibi byorezo byose biza. Imana yarakaye. Burya ni ibindi byose wabikora. Imana yababarira ariko ubutinganye ntabwo Imana iteze kububabarira cyane. Ubutinganye nicyo cyaha cyambere Imana yavumye ivumira ku gaheriti narimbura isi. Jackie Imana arabavumye mu izina rya Yesu. Urabavumye nawe? Abavumye kabisa. Jackie reka tuzoze ikiganiro. Ana rakaye tugisoza. Urakoze cyane wamfura we. Boss wanje Imana ikomeze ku blessing boss. Kandi ikindi banyarwanda mudusange tubamamarize. Banyarwanda mudusange tubahe kuri B1. Yego. Dorana kanyamuneza. Ciao ciao. Wikenera kanyamuneza rwose. Kanyamuneza mwabantu mwe mudukurikiye hano ku Isano Media Entertainment. Muze kabisa mbaye ku kanyamuneza murana. Yego. Muzamusange Jackie ngaba kanyamuneza horana. Reka mbitse ko ngiye narihirwa da promoter. Nk'ibisanzwe mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana hano ku Isano Media Entertainment. Gatanu ku kandi turahari. Tujya tubagezaho ibyamare bigiye bitandukanye. Imana ibaho umugisha.